turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda ije kudukiza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 10 gisanzwe tariki 11 Kamena 2025 ubwo duhimbaza Mutagatifu Barinaba intumwa. Duce bugufi twakira ijambo ry'Imana bityo natwe tube intumwa za Nyagasani buri munsi. Isomo rya mbere turagisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 11 umurongo wa 21 kugeza ku 26 n'umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugeza ku 3. Muri iyo minsi ya Antiyokiya umubare w'abahinduka bakemera Nyagasani urushaho kwiyongera. Iyo nkuru iza kugera kuri Kiliziya Yerusalemu maze bohereza Barinaba i Antiyokiya ngo agere abone neza Imana yerera abagiriye biramushimisha. Nuko arabihanangiriza ngo bizirike kuri Nyagasani babikuye ku mutima. Koko rero Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye Roho Mutagatifu no kwemera. Bityo abantu benshi biyongera kubemera Nyagasani. Nuko Barinaba ajya i Tarisi gushaka Sawuli. Ahamusanze amuzaniye Antiyokiya. Bahamara umwaka wose bakorera iyo Kiliziya kandi bigisha inteko nyamwinshi y'abantu. Aho i Antiyokiya nyine niho abigishwa bitiwe bwa mbere na mbere abakristo. Mu Kiliziya ya Antiyokiya hari abahanuzi n'abigisha aribo Barinaba, Simeoni bitaga umwirabura na Lusiyusi w'Isireni, Manaheni wari wararanywe n'umwami Herodi na Sawuli. Igihe bari bateraniye gusenga kandi basibye kurya, Roho Mutagatifu arababwira ati Barinaba na Sawuli ni mu bashyira ukwabo bajye gukora umurimo nabahamagariye. Nuko bamaze gusiba kurya no kwambaza babaramburaho ibiganza barabaherekeza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 98 Uhoraho agaraje gutsinda kwe mu maso y'amahanga. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye ukuboko k'ubutagatifu byatumye atsinda. Uhoraho agaragaje gutsinda kwe atangaza ubutabera bwe mu maso y'amahanga. Yibutse ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe agirira inzu ya Isiraheli. Imipaka yose y'isi yabonye gutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi hose, nimuvuze impundu kandi muririmbe. Nimucurangire Uhoraho kunanga no majwi y'indirimbo, mu karumbeti no majwi y'impanda. Nimusingize umwami Uhoraho. Uhoraho yagaragaje gutsinda kwe mu maso y'amahanga. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 7 kugeza ku 13. Muri icyo gihe Yesu abwira intumwa ze 12 ati: aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Mukize abarwayi, muzura abapfuye, abembe mu bakize, mwirukane roho mbi. Mwahawe ku buntu mutange ku buntu. Ntimwitwaze zahabu, feza cyangwa ibiceri mu mikandara yanyu. Ntimujyane kandi uruhago rw'urugendo, amakanzu 2 cyangwa inkweto, habe n'inkoni, kuko umukozi akwiye ifunguro. Aho mugeze mu mujyi cyangwa mu rusisiro, mujye mubaririza umuntu ukwiriye kubakira, maze mugumiwe kugeza igihe muzagendera. Nimugera iwe mumwifuriza amahoro. Niba urwo rugo ruyakwiye, amahoro yanyu azarutahemo. Niba rutayakwiye, amahoro yanyu azabagarukira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi uharanire gukira kuri roho. Buri munsi uharanire gukira maze Nyagasani akugirire neza buri munsi. Nyagasani, hari abantu benshi bari kure yawe. Nyagasani, aho hose ubagereho. Nyagasani, ugere ku bantu bababaye, barwaye, bashavuye, kugira ngo bahoze Nyagasani kandi bakize ku neza yawe. Iri jambo ryawe niritambuke ku bantu benshi bafite imitima inangiye, abari kure yawe. Abo bose Yezu mwiza ubagereho ku neza yawe. Iri jambo ryawe niritambuke ku barwayi, bababaye, bashavuye, bari mu bitaro, bibaza uko bazakira. Yezu niwe gakiza, niwe mukiro wa bose. Nyagasani, ijambo ryawe niritambuke ku banyabyaha twebwe twese, kugira ngo duhinduke, tuwere imbuto, tugendane nawe, dukore ugushaka kwawe. Yezu mwiza, icyaha kitujyana kure yawe. Yezu mwiza, icyaha kitubuza imigisha yawe. Yezu mwiza, dukore ugushaka kwawe buri munsi. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro.
Nyagasani agutumiye nanjye arantumiye, arifuza kutugira neza, arifuza kudukiza kuko adukunda byahebuje. Umugambi w'Imana ni uwo gukiza abantu, na niyo mpamvu Imana ikora ibishoboka byose, ikanyura inzira zose zishoboka. Ari wowe ije gushaka, ari wowe ije gukiza, ari wowe ije kureba, kuko buri wese ni umwihariko wa Nyagasani. Nawe nanjye twongere turebe uko Nyagasani adukunda, twongere turebe natwe turi umwihariko wa Nyagasani. Nyagasani ashaka kugira umwihariko, buri wese afite uko Nyagasani amufata. Rero ntugashake kwigereranya na runaka, ntugashake kwigereranya n'uriya, kuko buri wese afite umwihariko we imbere ya Nyagasani. Nta wundi mwihariko usibye urukundo. Ntugashake kumera nk'uriya, ntugashake gukira nka runaka, ntugashake gutunga ibintu nk'ibya runaka. Iryo ryaba ari ishyari, ubwo bari ukwigerezaho, kuko buri wese Nyagasani afite uko amureba, kuko buri wese Nyagasani nyine amukunda. Na niyo mpamvu amasomo kizimi byacu dutegure kuri umunsi mukuru wa Barinaba intumwa wahowe Imana, tugiye kwegera Nyagasani tuzirikana ko natwe turi umwihariko wa Nyagasani. Ibyo ukora byose ujye uzirikana ko uri umwihariko wa Nyagasani. Ese wowe ni iki ujya ukora cy'umwihariko kigaragaza nyine ko nawe uri umwihariko wa Nyagasani? Buri wese raze kureba mu bubiko bwe, yongera arebe ibintu ajya akora bitandukanye n'iby'abandi. Navugaga ushobora gukora ibyiza, ushobora no gukora ibibi bitandukanye n'iby'abandi. Uze kureba niba umwihariko wa shitani, bishatse kuvuga nyine ukora ibibi, ukandavura, ukishora mu ngeso mbi n'ibindi byinshi cyane by'ikuzimu, aho nawe nyine ushobora kuba wahindutse umwihariko wa shitani. Ariko nakwifuza ko nawe umwihariko wa Nyagasani, wawundi ukora ibyiza, wawundi ugenda mu ngeso nziza, wawundi ukora ibyiza buri munsi. Turiyambaza Mutagatifu Barinaba intumwa, tuzirikana urugendo rukomeye yakoze hamwe na Sawuli bajya kogeza inkuru nziza. Bataka Barinaba cyane cyane kwivuka ry'abakristu igihe baherewe izina ya Antiokiya, ngo niho bwa mbere abigishwa bitiriwe bwa mbere na mbere abakristu. Aho ni Antiokiya. Barinaba yarari muri iryo koraniro, kumvise imico myiza, uburyo bataka Barinaba muri iki gitabo cyakozwe n'intumwa. Yari umunyamico myiza, umunyangeso nziza, yuzuye ukwemera ndetse na Roho Mutagatifu. Nuko uko bamubonaga ubuzima bwe bwakuraga benshi, bigatuma barushaho nabo kwitagatifuza, barushaho nabo kugaruka bakaba Kristo. Ni kangahe ubuzima bwawe bujya bukurura abandi? Ni kangahe uko ugena na Nyagasani bituma abandi baza? Yavuga igira iti, mbwira uwo musangira ndakubwira uwo uri we, mbwira icyo urya ndakubwira uwo uri we, mbwira uwo mugenda ndakubwira uwo uri we. Ese umuntu mubana ushobora kumwerera imbuto nziza nuko agahinduka. Umuntu akubonye ibikorwa ukora yahinduka nawe agakuriza gusingiza Imana. Ikindi twumvise gikomeye cyane cyaranze Barinaba, nuko ngo bateranye bari gusenga, ngo Roho Mutagatifu bwe atuma kuba bari mu ikoraniro ati, Barinaba na Sawuli mubashyira ukwabo bajye gukora umurimo nabahamagariye. Amen, amen, amen. Ibi biratwereka uburyo Nyagasani buri wese nyine afite icyo yamugeneye. Ati nakugeneye gukora iki, nakugeneye gukora iki, unyura ahangaha. Buri wese afite icyo Nyagasani amugenera, umwihariko wa Nyagasani. Umwihariko batubwiye kugira ngo Barinaba na Sawuli babarekure, ngo basibye kurya ndetse baranasenga. Ubu ni uburyo bwiza bwo kwisuzuma, aho twisuzumira ko turi ibikoresho bya Nyagasani, turi umwihariko wa Nyagasani. Ndahandi usibye mu buyoboke ku Mana, devotion, isengesho, aho hatwereka ko tugenda na Nyagasani. Kuko hari n'abandi benshi bari umwihariko wa se, cy'uko twabivuze, nabo bafite aho bipimira. Ese w'igipimo cy'uko umwihariko wa Nyagasani ukirebera hehe? Wipimira he? Ujya wipimira hehe? Ivanjiri y'uno munsi irongera gutwibutsa umugambi w'Imana wo gukiza abantu. Inshinga ikomeye mu butumwa bw'Imana no gukiza abantu. Aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje, ako kantu mubyeyi, kuvuga ko ingoma y'ijuru yegereje, aho Imana iri, kuba hafi y'Imana. Nta kindi Imana ikora usibye gukiza abantu. Imana ntisinzira, Imana nta n'imwe igikererwa mu buzima bwacu. Buri munsi ni ugushakira umukira abantu. Na niyo mpamvu n'intumwa yohereje izituma gukiza abantu. Ntabwo Imana ishobora gutuma umuntu kwica undi, ntabwo Imana ishobora gutuma umuntu gukora nabi, kuko yohereza Barinaba, abanyangeso nziza, ngo bajye gukiza abarwayi, bazura abapfuye,
ababembe bakize birukane roho mbi. Ububembe burerekeza ku byaha, roho mbi zizi iwacu zigatubuza Imana, roho mbi zitubuza kwegera Nyagasani, roho mbi zituma tutegukira Nyagasani uko bikwiye. Uyu munsi kuri umunsi mutagatifu Barinaba, Nyagasani arifuza ko natwe twajya mu kibuga akadukiza, twakora ubutumwa cyangwa natwe tukareka ubutumwa bw'Imana bugatugeraho. Cya gihe twakira umukiro, cya gihe twakira imbaraga z'Imana, tukareka Imana ikadukiza ku mpuhwe zayo. Ese urugero rwawe rwiza, twese tuze gukora umwitozo turebe aho uri umwihariko. Ese uri umwihariko mu gukiza cyangwa uri umwihariko mu kwica? Uri umwihariko mu kugira neza cyangwa uri umwihariko mu kugira nabi? Uri umwihariko w'Imana cyangwa uri umwihariko wa sekibi? Muvyeyi, muri aka kanya turazirikana ko twese turwaye, turazirikana ko ino si imeze nk'ibitaro, aho Nyagasani agenda dutegura turwaza kugira ngo akomeze kudukiza ku neza ye. Tujye kunyarukira mu bitaro. Abantu benshi bakunze guhamuka iyo bageze mu bitaro. Turazirikana abantu batatu dukunze gusanga mu bitaro: muganga, umurwayi ndetse n'umurwaza. Umuvyeyi, inkuru usanga warayumvise, wongere uyumve bwa kabiri. Nusanga utarayumva, uyumve kugira ngo uze kureba nawe ese uri umwihariko muki. Aho tujye kunyarukira mu bitaro, urebe uburwayi urwaye, bityo bize kugufasha kwisuzuma, kwicuza, kwirega bitabuze, ndetse ugafata ingamba zo kuzinukwa ikibi kugira ngo urangamire Nyagasani, nawe ube umwihariko wa Nyagasani. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, mu gihugu kimwe, wahadutse abasazi benshi. No kwaza gufata ingamba nyine yo kujya kubavuza. Wabagejeje kwa muganga, muganga uvura nyine indwara zo mu mutwe, aravura bitaho bikomeye cyane. Igihe kigeze berekana ibimenyetso ko bakize. Nuko muganga arishima uburyo akoze umurimo, nanjye kuvuga w'igitangaza, arishima cyane, ndetse na bene b'abantu baza kubareba kuko babona ibimenyetso ko bakize. Nuko mbere yuko basubira mu ngo zabo aho baturutse, muganga ariko agira amakenga, aravuga ati ariko ubundi abantu bakize koko? Nubwo nabavuye ngatakaza igihe kirekire, abantu barakize? Muganga afata icyemezo cy'uko nyine agiye kongera kubasuzuma mbere yuko basubira mu ngo iwabo. Nuko ngo bajyana mu cyumba, abona ko baratuje, barakize. Nuko abagejeje muri cya cyumba, arababwira ati umva rero, ngiye kubaho umwitozo, niho nza kumenyera niba mutaha mu rugo cyangwa niyo mukomeza kuba mugumye ha mu bitaro. Arababwira ati buri wese narebe inyamaswa akunda, ubundi ayigane. Cri des animaux. Uwigana agaca, bigashoboka nyine ko ajya gufata inkoko, aragenda. Umwe atangira kubika nk'ukunda nyine inkoko, undi atangira guhebeba nk'ihene, abandi batangira kwabira nk'inka, n'abandi kunyawuza nk'injangwe. Buri wese atangira kwigana inyamaswa uko ivuga, uko imoka, n'abiganye n'imbwa nabyo uko zimoka. Buri wese urusaku ruba rwose aho ngaho muri icyo cyumba aho muganga yari ari kubavurira. Nuko muganga agira ubwoba ati koko habuze n'umwe ushobora kudakora bino bintu by'inyamaswa nyine? Bari gukora ibintu by'inyamaswa, buri wese ari kwigana inyamaswa. Nari nzi ko byibuze haruza kwibwiriza mbigana inyamaswa, nta bike, nta moke, n'ubundi bwoko bwose bw'urusaku. None koko abantu ibi bankoreye, abantu ntago barakira. Nuko muganga ariheba yongera ariheba, aravuga ati koko habuzemo n'umwe. Muganga mu gihe afashe icyemezo nyine cy'uko n'ubundi yaruhiye ubusa nta n'umwe aza kurekura, nuko muganga ari gutembera mu mfuruka yindi, asanga harimo umwe wigunze, ucecetse, utuje. Asanga harimo umucecetse, utuje, wicaye muri babandi bose yarari kuvura. Nuko muganga ashyira umutima mu nda, arishima cyane, byibuze mbonye umwe utashoboye kwigana n'inyamaswa n'imwe, uyu nguyu niwe wakize. Muganga arishima cyane. Muganga aza kugira amatsiko, aramubaza ati niho gusa utashoboye kumoka? Niho gusa utashoboye kubika? Niho gusa utashoboye kwabira no guhebeba? Nuko wa muntu agiye gutora aramubwira ati yewe nanjye nicaye aha ngaha ndi kwitegura gutera amagi nk'inkoko. Muganga ariheba, asanga nyine bose nta n'umwe urakira. Asanze ahubwo na wundi wari ucecetse yari yizeye ari ahubwo ukirwaye ku buryo bukomeye, ukirembye.
bayoboke b'Imana Yezu Kristo akuzwe. Nawe nanjye hari ubwo Nyagasani ashakisha utarakira, hari ubwo Nyagasani ashakisha byibuze uwashoboye gukira nyuma yuko Yezu aduhaye ijambo rye, akaduha amasakaramentu ye, agatugaburira, agatwitaho, akajya asanga tutarakira, tukiri mu bitaro, tugikwiye kuguma mu bitaro kubera ingeso mbi zacu, kuko tukigana inyamaswa. Twongere dukurikire, burya ese wowe nta bikorwa ukiri gukora byerekana ko utarakira? Uri kwigana inyamaswa aho kwigana abantu. Ikizakubwira ko wakize nuko uzakora ibikorwa nyine by'umuntu, kimuntu, umuntu byandi gerekeza ku bikorwa by'Imana, ubuntu bw'Imana. Naho mu gihe cyose uzaba ukiri gukora ibikorwa bibi, ingeso mbi, kwica ubuzima n'ibindi byinshi cyane, nawe uri kwigana inyamaswa. Bya bindi twavuze nyine cyuko ushobora kuba uri kwigana sekibi, uri umwihariko wa sekibi, wigana inyamaswa, ukora nabi, umoka n'ibindi byinshi cyane bibi wakora nyine bigaragaza ko utarakira, ukiri kubarizwa kwa sekibi. Roho mbi. Izo roho mbi rero Yezu arifuza no munsi ko yazitwirukanamo, maze natwe twegukire Nyagasani, tumwihariko wa Nyagasani. Uze gukora umwitozo, harya ubu namenyekanye mu ki? Namenyekanye mu byiza cyangwa namenyekanye mu bibi? Abantu benshi bakunze kumenyekana muri publicité yo gukora nabi, umubare w'abantu wishe, umubare w'abantu wasambanyije, umubare w'amakese y'inzoga wanyoye, abantu wagiriye nabi. Ugasanga kenshi niho twagiye tugira umwihariko. Ni kanganye nta kwigana Barnaba w'umunyangeso nziza, wuzuye ukwemera na Roho Mutagatifu, maze nanjye ngakora neza ibishimisha Imana. Ese Nyagasani aramutse aje gushakira ahantu yakandira, navugaga ugikanyakanya mu ngeso nziza, yasanga ari wawe yabariza, yakomanga iwawe, cyangwa azasanga abantu benshi baradohotse, baragiye kure ye, nuko nawe ugatangira ukadohoka. Ikigare cy'ingeso mbi ni ikimenyetso cyo kutarakira. Nawe Nyagasani gutumyeho uyu munsi, mpamagarira akavuga izina ryawe ati hari ikindi namuteguriye. Ese icyo Nyagasani yaguteguriye nicyo ukora? Umwihariko wawe ni uwuhe? Wamenyekanye mu biki? Icyo kigaro kivemo, ureke Nyagasani agutambukeho, agukize ku neza ye, kandi urushaho kumwegurira burundu, ukora neza icyo Imana ishaka buri munsi. Barnaba Mutagatifu, udusabire buri munsi, Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.